yitabye Imana. Ngira ngo na makuru yagiye hanze umunsi w'ejo. Ejo ra? Yego. Ako nejo. umunsi w'ejo. Yari umukecuru w'umusportif. Mwese rimo muzi? Cyane. Umufana Mukura. Amwe bamwitaga Mama Mukura. Fana n'ikipe y'igihugu. Abandi bamwitaga Mama Mukura. Mama Mukura. So rero Mama Mukura yitabye Imana azize uburwayi. Katumwifuriza uruhuko ridashira nk'abasportifu, twihanganisha umuryango we. Ariko nk'urubuga rw'imikino twateguye documentaire yagaruka kuri uyu mukecuru muri siporo Gatera Dima yayitunganyije. Reka tubanze tuyumve ubundi dukomeza kwihanganisha umuryango mugari w'abasportifu. Ngo twari twicaranye ku ntebe tuvuga ibyendo ndogozi yoho ndagutsinda by'abakuru. Nibyo yari umubyeyi, yari umufana w'umupira w'amaguru bidasanzwe. Urakazuwanwa eroho yoho mbega ugiye kuzasaza. Isi ya none biragoye kubona umukecuru w'imyaka isaga 100 wambara jezi y'ikipe akisiga amarange ku matama agafata vuzera nyamara n'ingingo zimwe na zimwe nk'amenyo imyaka yarazitwaye. Yarakunzwe byo birazwi, yaba umuto cyangwa umukuru bose bamukundaga. Afatwa nka nyirakuru w'abasportifu bose. Yakundaga Mukura Victory Sport bidasanzwe. Imbere y'Imana ishobora byose n'imbere yacu bavandimwe. Ndamukirisitu pe Mukura ndayikunda, ndayikunda, nzayitetesha nitera ishema, narutema ikirere tuzayigura. None se narutema ikirere muzayigura kubwawe nk'iyo Mukura yatsinze uba mva umeze ute? Njya nigerewe nkajya mu ijuru, ariko iyo Mukura yatsinzwe ndarwara pe. Sineguka. Urwara iki? Malariya. Yigize nabi. Nasi uba mva umeze gute? Umva ngura malariya ngahera mu buriri no kurya sinjye no kunywa sinjye. Ariko iyo yatsinze se? Iyo yatsinze sha turabyina tukishima tukaririmba ibaza akadiyendembuza we. Biragaragara yuko umukecuru ukunda Mukura cyane. Ndayikunda cyane. Kera iyo yatsindaga no kubyaga ukiri umukobwa ahubwo ntabwo hari nk'ibitaramakuru bigenda bitubwira. Ariko ubu ngubu noneho ibitaramakuru birahari. Uri radiyo Rwanda. Mukecuru none se kera bwo iyo Mukura yatsindaga ukiri umukobwa ntabwo wishimaga nk'uko yayishimaga? Ingariye n'akadiho ngo nzagutetesha ngutera ishema narutema ikirere tuzayigura mundani maramba awiriwe mundani maramba. Ibi byatumye bamwita Mama Mukura kubwo gukunda cyane ekipe ya Mukura Victory Sport. Ibintu yafataga nk'ishema kuri we. Amazina ye yitwa Maderene Mukanemeye. Yavukiye mu murenge wa Save mu karere ka Gisagara mu ntara y'Amajyepfo. Papa we yitwaga Munyuragungu Paul, mama we akitwa Bisetsa Teresia. Maderene Mukanemeye yavukanye na musaza w'umwe nawe aza kwitaba Imana. Mu bantu bakiriho kuri ubu nta muntu n'umwe uzi igihe cya nyacyo mukecuru Mukanemeye Maderene yavukiyeho. Ubajije wese aragereranya, ariko bagahuriza hagati y'umwaka w'1942 n'umwaka w'1946. Ubwo twaganiraga mu mwaka w'2019 Maderene Mukanemeye yatubwiye ko yavutse mu mwaka w'1925. Bivuze ko kuri ubu yabasatira imyaka 100. Mukanemeye
yabyirutse nk'abandi bana babyirukaga muri iyo myaka. Gusa nk'umukobwa wari ukiri muto ngo yatunguraga abantu benshi, kuko kubona umukobwa w'icyo gihe wakinaga umupira ngo byabaga ari gake. Gusa ngo Mukanemeye Madeleine we terwaga ishema no gukina umupira w'amaguru. Ngo atangiye gukura kwa kundi umukobwa batangiye gupfundura utubere, Mukanemeye Madeleine yagiye ahagarika gake gake ibyo gukina umupira w'amaguru, ahubwo ngo akajya ku bibuga kureba uko abasaza be bakinaga umupira icyo gihe. Ntezumuremyi Veneranda ni umukecuru wakuranye na Mukanemeye Madeleine, barabanye yewe n'ubu arinze yitaba Imana bakibana mu nzu imwe. Avuga ko gukunda umupira kwa Madeleine Mukanemeye atari iby'ubu. Gutangira ko umupira yabanjije kuba ahantu igitarama ngo cyantongwe ko yajyaga ambwira. Atangirira aho ngaho igitarama cyantongwe, ariko mu buto bwe n'umupira yarawujyagamo kuko yajyaga bimbwira ati ntabwo nzatatira igihango cya Mukura, ati Mukura narayikunze kuva kera. Akiri umukobwa mutoya yaragendaga bakajya n'i Kigali kuko bagufana ngo Mukura yakinnye. Numva ngo Mukura na Stade ngo bagiye Kigali muri gukina umupira wo muri Mukura, ariko nimba barawukinaga, nimba ko ari ukogeza ntabwo mbizi, ntabwo ari iby'ubu pe. Abimaranye igihe n'ubu kugeze na n'ubu apfuye yitahiye yagiraga ati ejo Mukura izakina, agakaraba mu gitondo Mukura agafata akabando ke, najya kubona nkabona agarutse mwamusinze utuntu twa tundi twa bene hano no ku maboko. Ese ko bagusize utwo tuntu? Ati yewe, ati ubu nyine ni ngombwa bagomba kunsiga. Yakundaga umupira ku buryo budasanzwe. Ndi umunyeshuri twakinaga umupira wa Mukura. Mukura abakobwa. Ukiri n'umukobwa akinaga umupira. Ngoma ya Rudahigo twakubitwaga ibiboko. Ariko kubera icyo babaga bataguhaye ntugikore ngo cyuzuze, badupimiraga bashingaga rujora bakagupimira umurima uhinga, noneho utawuhinga kandi uzisarurira ugakubitwa ibiboko 8. Ariko Kayibanda Rudahigwa amaze gutanga, Kayibanda yaraje, ariko biyamamaje ari benshi. Hagiyeho Mbonye Umutwa, sinzi n'undi wagiyeho ndamwibagiwe. Bashaka gushyiraho Gitera baramwanga kuko yavugaga ngo ujya gutwika imbagara ngo arazegeranya. Ubwo noneho Kayibanda ahita ajyaho. Mukura ihitiza nibaba we yaraje, nanjye numva nanezerewe imbere y'Imana ishobora byose. Urupfu rwe rwamenyekanye mu masaha y'Saa 5 za mu gitondo zo kuri iki cyumweru. Uwo babanaga avuga ko Madeleine Mukanemeye atigeze aremba cyane ngo arembe ajye mu kirago, ariko ngo n'ubundi yabonaga atameze neza. Yatangiye ambwira yuko arwaye. Nese njye gushaka mu banyabuzima turebe ko ari malaria. Ati yewe, ati ntacyo ndwaye, nyamara urarwaye. Ubwo rero ageze aho aremba. None rero bibaye ngombwa ko yitaba Imana. Nk'uko ababyirukanye nawe babivuga, Mukanemeye Madeleine nta mwana asize kuko ntiyigeze agira umugisha w'urubyaro. Yafataga abakinnyi bamukura nk'abana be nk'uko izina rye ryabivugaga, Mama Mukura. Bimwe mu bibazo abantu bajyaga bibaza kuri uyu mubyeyi birimo ibi bikurikira. Iyo ugiye kureba umupira ugasanga niwe mukecuru wenyine uhari, abandi n'abana bawe, wumva bimeze bite? Numva nishimye. Ibaba we. Ese mukecuru wumva nta pfunwe biguteye kuba ari wowe mukecuru ujya ku kibuga? Hakuna kitu.
hakuna kitu. Mukecuru iyo ugiye ku kibuga ubundi barakwishyuza? Ntawe wishyuza, ntawe umpagarika nambaye ingofero yanjye, nambaye n'igitambaro, bafata neza bakambwira bati tambuka mukecuru, ukagenda ugafana ikipe yawe ya Mukura. Ndetse mukecuru wumva uzafana Mukura kugeza ryari? kugeza igihe nzapfira. Nibyo koko batandukanyijwe n'urupfu, Imana imwakire mu bayo, naho ubundi genda igatera ritmo. Uru urubuga rw'imikino. Imana rero ikomeze kumuha iruhuko ridashira mama Mukura witabye Imana ku munsi w'ejo. Ntabwo abantu benshi bazamwibagirwa ku magambo yajyaga yabwira Murera. Ntabwo yahenye kuyibwira ko yayihumekeraga no mu bitugu kakunda Mukura kuyirusha. Ariko icyo abantu nyine babonye nuko nyuma yuko yaramaze iminsi arwariye mu bitaro, murabyibuka bamuvana ku Kabutare bamujyana muri CHIB, gusa yaje koroherwa asubira mu rugo. Ariko nyine bumvikana imyaka yaragezemo y'uburya imyaka 80-90 indwara zatangiye kumwataka gutya, biba bisa naho bigoye. Ubwo abantu bihanganisha umuryango we, umuryango wa sportif muri rusange. Mukanamiye Madeleine yari umukunzi w'ikipe y'igihugu cyane kurushaho cyane. Ubwo rero nuko rwose twihanganisha n'umuryango we ndetse n'abasportif nyine bamukundaga cyane cyane no muri Mukura. Ngayo ngo twese niyo twese turabagenzi ibe cyane. Turabagenzi mujye mubyibuka. Abashidikanyaho.